kandi n'abababazwaga n'abadayimoni arabakiza. Ku murongo wa nyuma wa 19, abantu bose bashaka kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira ngo mu muhamagaro wanjye hari imbaraga yavuye muri Kristo irankiza. Haleluya! Iyi mbaraga yavuye muri Kristo ikankiza niyo mbaraga wowe utarakizwa nawe yagukiza. Ndashaka kukubwira ngo Yesu yakoze igikorwa cyiza cyo kugira planning yuko agomba gutoranya 12. Ndagira ngo nkubwire ngo 12 yabakuye muri 70. Imana ishimwe. Ntabwo yabikoze atasenze. Mwami Imana, nanjye ndavuze ngo umugisha wawe nube kuri nge, ube no ku bantu bose bakurikirana ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amina. Nanejejwe nuko dusangira ku muririmbyi wa 5 mu gakiza. Imana ifashe turirimbane kandi nawe uko ushobojwe. Sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza ye munyabyaha nawe ku buntu. Nigitangaza ye munyabyaha nawe agakiza. Mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranije mo ngo mbishutiye, narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye, koko yampfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo n'ubuntu butangaje byatumye yitangira umunyabyaha. Haleluya! Imana ishimwe. Ntabwo nzigera nibagirwa igihe nakizwaga ngo ubwo Yesu yinjiraga muri nge, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe shimira umukiza wanjye. Imana ishimwe. Icyama uyu muririmbyi ukamwumva, icyama uyu muririmbyi akongera akakwibutsa umuhamagaro. Imana ishimwe. Cyangwa uyu muririmbyi akongera akakwibutsa uko watoranijwe. Wari uri he? Wari wicaye he? Wari uryamye he? Imana itugirire neza cyane. Ngiye nkunda kubivuga ngo ni igitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Ni igitangaza ngewe munyabyaha, ngewe mukaribi nahawe agakiza. Imana ishimwe. Njya nkunda kuvuga ngo ndi umupantekote, nuko nzi indangagaciro zo kuba umupantekote, zo kuba umunyamwuka. Cya mbere nababariwe ibyaha, cya kabiri ndamaranira gusingira ngo mfate icyo Yesu yamfatiye, yampamagariye. Icya gatatu, izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe. Navuga byinshi. Icya kane, yarambwiye ngo ningire wa mutima wari muri we. Imana ishimwe. Iyo ufite umutima wari muri Kristo Yesu ubutunza agakiza. Imana idutabare cyane. Iyo abantu batazi umuhamagaro ni abantu batuye hafi. Ujya umuntu utuye hafi, umuntu utumvijwe ntabwo yumvira umuhamagaro, ariko umuntu wumvijwe yumvira umuhamagaro. Uwo muntu ntabwo aba atuye hafi, kuko afite ijwi ry'Imana ribasha kuvugana nawe, afite kumva neza, akavuga ngo ninde uvuganye nanjye. Imana ishimwe. Ngo mu magana menshi y'abanyabyaha, ndashimira Imana mu Karibiya, Imana yasanze ntawe itumye, idatumye abantu, idatumye umuntu, ahubwo yo ubwayo yari izi umuryango mvukamo, yari izi ko ari abantu bakomeye ku cyubahiro cy'idini,
yari ibizi irangije iravuga ngo ntabwo ndi bumuhamagare ntumye umuntu kuko ntabwo nari kubyumva, nta nubwo ndi bumuhamagare mu ijwi, ahubwo ndakoresha ibimenyetso. Imana yemera ko amashuri ahagarara, nterwa inda, irangije intumaho irambwira ngo ninjye nabishatse, ni ukugira ngo uzankorere. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo Imana ifite uburyo bwinshi ihamagara umuntu, nawe ufite uburyo yaguhamagaye, nyamara uri umuntu wavuye kure. Njya nkunda kuvuga ngo nzihangana, ijambo kwihangana, kandi uwihanganye akageza imperuka niwe uzakizwa. Ngomba kwihangana ngakizwa, ngakorera Imana neza, nkayivuga neza, nkaho mpagaze ku ruhimbi. Ni Imana yantije umwanya kugira ngo nkuhagararemo, kugira ngo mbwire mwebwe nanjye nongere nibwire, dusangirire kuri aya meza y'umwami, twumve icyo Uwiteka abwira amatorero, twumve icyo Uwiteka abwira abantu be. Arakubwira iki? Arakubwira ngo ntabwo wari ukwiye kwibagirwa uko wahamagawe. Nugira amahirwe ukibuka uko wahamagawe, uraza kumenya uwo uri we, uraza kumenya uwaguhamagaye, umenye n'imbuto wera nyirazarinde. Imana ituganze cyane. Uyu muririmbyi ajya afasha iyo ageze ku gitero cya kabiri ngo mu magana menshi y'abanyabyaha. Hari abantu twavukiye rimwe batarakizwa, hari abantu twahamagariwe rimwe bamaze guta, bamaze kunanirwa, bamaze gucika intege. Abo bose reka nongere mbabwire ngo Yesu aracyari ku ngoma, amaraso ye ntavura, ahora yiteze ibiganza bye kugira ngo akugirire imbabazi. Ngo yantoranije mu magana menshi y'abanyabyaha ngo mbishutiye, narabahowe, ndaririmba ko yambabariye ibyaha, ndaririmba ko yangiriye neza, akantura ya mitwaro yose nari mfite. Wowe uraririmba iki? Uyu munsi urashima Imana iki? Ushobora kuba ufite ubuhamya bwiza, ufite ubumuntu bwiza, ariko utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ahari nawe uyu munsi yagutoranya mu magana menshi y'abanyabyaha. Umuririmbyi yaravuze ngo ndababara cyane nkagira agahinda ngiyo mbona abantu bakerensa agakiza, ngo bakita ku ndamu z'imibiri yabo, ngo bakirengagiza ko hari urubanza. Reka nkubwire mwene data, nshuti y'umusaraba, tuvuga ko turi kujya mu ijuru. Ndashaka kukubwira ngo umubiri wa Kristo niwe washenjaguwe ku bwanjye, urashenjagurwa ku bwawe, kwari ukugira ngo nanjye umutima wanjye n'umubiri wanjye bikizwe. Imana ishimwe cyane. Niba umubiri wa Yesu Kristo warabaye inyama kubera njyewe, warabaye inyama kubera wowe, uyu munsi uribwira iki? Uyu munsi utekereza iki? Imana idutabare kandi turengere. Igitero cya gatatu ngo kuko yamfiriye ku musaraba, nicyo narindimo kuvuga, n'umutima n'umubiri bikizwe, ni urukundo n'ubuntu butangaje byatumye yitangira umunyabyaha. Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana. Wowe ukunda mwene so watanze iki? Ko Imana yatanze umwana. Wowe niba uvuga ko ufite urukundo, ni icyo utanga kubw'urukundo Imana yaguha, ni icyo utanga. Aho nuhagarara ukavuga ngo ntacyo utanga, nyamara ukuruye imbabazi, ukuruye uburwaneza, ukuruye agaciro ka mu maraso ya Yesu, wavuga ngo mu magana menshi ndinde watoranijwe. Kuki natoranijwe? Imana kuki yantoranije? Ndababara nkagira umubabaro ndamutse nsanze nazi icyatumye Imana intoranya. Reka nkubwire, njyewe navuye kure. Yesu amaze kunyihera agakiza yarambwiye ngo mwana wanjye mukaribiye, nunkorera nzakugirira neza. Ariko kandi ngitwite wa mwana nakiriyeho agakiza. Imana yarambwiye ngo dore uwaguteye inda arakwihakanye, arakwihakanye, arakwihakanye. Imana ishimwe. Icyatumye ndacika intege nuko numvise ijwi ry'umwami Imana.
Imana intumaho, Imana ivugana nanjye ngo se w'uwo mwana azamwihakana. Ariko ndashimira Data wa twese uri mu ijuru ko Imana itajya yihakana umuntu. Iswa wakubyaye yakwihakana, n'abakureze bakakwihakana. Ndagira ngo nkubwire ngo ariko ndashaka kukubwira iki, nabo muvukana bakwihakana nk'uko byabaye kwa Yosefu na bene se. Ariko ndashaka kukubwira ngo inzozi zawe Imana yagushyizemo ikagukura mu magana menshi y'abanyabyaha, ntabwo Imana izakora ikosa ryo kutitwa Imana. Izaba Imana nyamana, izahagarara ku ijambo ryatumye ikurema, izahagarara ku ijambo ryatumye igukura mu magana menshi y'abanyabyaha. Imana ishimwe, Imana itugirire neza cyane. Muri icyo gihe nibwo Imana yambwiye ngo ndagushaka. Ndashaka kukubwira ngo nari narabatijwe mu Mwuka Wera, niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo ndi umupantekote. Nawuhawe narinjira mu itorero rya DPR. Imana yawumpaye nibereye mu ishuri ndimo niga imibare, niri mwaka wa 5 primaire muri 2002. Ntabwo iyo tariki nzayibagirwa, ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 muri 2002. Ndashimira Imana ko ima kwibuka umunsi Yesu yangendereye. Nawe ntuzibagirwe umunsi Yesu yakugendereye. Niba uri no mu bibazo bikomeye, subiza amaso inyuma wibuke igihe wahamagawe mu magana menshi y'abanyabyaha. Imana idutabare cyane. Icyama umwami Imana akakugenderera, cyangwa umwami Imana akagusura, cyangwa Imana ikavugana n'umutima wawe ukumva ko hari ibigomba guhinduka. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice ni icya 6 umurongo wa 12. Haravuze ngo nuko muri iyo minsi avayo, uyu ni Yesu, ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. 13 ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa. Imana ishimwe cyane. Ndaruke ngere kuri 17. Amanukana nabo ahagarara aharingamiye ari kumwe n'abigishwa be benshi n'abantu benshi bavuye i Yudaya hose ni Yerusalemu no mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni gihereranye n'inyanja nini, bazanywe no kumwumva no gukizwa indwara zabo, kandi n'abababazwaga n'abadayimoni arabakiza. Ku murongo wa nyuma wa 19, abantu bose bashaka kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira ngo mu muhamagaro wanjye hari imbaraga yavuye muri Kristo irankiza. Haleluya! Iyi mbaraga yavuye muri Kristo ikankiza niyo mbaraga wowe utarakizwa nawe yagukiza. Ndashaka kukubwira ngo Yesu yakoze igikorwa cyiza cyo kugira planning yuko agomba gutoranya 12. Ndagira ngo nkubwire ngo 12 yabakuye muri 70. Imana ishimwe. Ntabwo yabikoze atasenze. Ndagira ngo nguhugure nanjye nihugura. Plani yose ibanzirizwa no gusenga. Imana itugirire neza. Umushinga wawe wose, icyo utekereza gukora cyose, banzu wiherere usenge, ubwire Imana ngo Mana, ndumva nshaka ko uvugana nanjye ku cyo nenda gukora. Ndumva nifuza ko uvugana nanjye muri iyi nzira y'umuhamagaro. Nzabyitwaramo gute? Mana ndinde. Ese Mana uzabana nanjye? Ese Mana uzamfasha? Ese Mana uzangirira neza? Ndagira ngo nkubwire ngo Papa we Imana Data wa twese amaze kuguha Yesu Kristo ubutware, Yesu yafashe plani yo gusenga. Aravuga ngo niba Data nyeguriye ubutware, reka nzamuke. Ndajya nzamuka umusozi mbanze menye uko nzabigenza. Ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro. Ese wowe uzugira umwanya wo gukesha ijoro? Hari igihe waba waranakeshaga ijoro urangije ubivamo. Imana idutabare cyane.
ariko Imana irashaka ko wibuka umuhamagaro, wibuka uko wakuwe mu magana menshi y'abanyabyaha. Umaze kuhamagarwa wabaye iki? Wakoze iki? Uri gukora iki uyu munsi? Aba ntabwo uri kubabazwa na byinshi bikomeye, ntabwo uri kubabazwa n'ibiguteye ubwoba. Ndashaka kukubwira ngo Yesu amaze gusenga ijoro ryose rikeye, ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa. Imana iguha izina nk'uko yagutoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha. Niba wumva yaramaze kugutoranya, yibwire ngo mpereza n'izina, ndi igiki? Ariko uyu munsi twigiye ku birenge by'umwami wacu Yesu Kristo n'intumwa, turabigishwa. Aleluya, turabigishwa ba Yesu Kristo. Niba yaratoranyije ababigishwa, amaze kubatoranya yarabigishije, arangije arababwira ngo muri intumwa, arabatuma, arababwira ngo mugende mu nkorere. Nshuti yanjye unkurikira kuri Evangeliste Mukaribiya ndetse n'ayandi macana yose atandukanye, ndashaka kukubwira ngo reka tujye tubwizanya ukuri. Yesu ntabwo akiri umuntu, ariko yabaye umuntu nkatwe. Icyambere cyo, uku kubitwa yarakubiswe, amacandwe bagukiraho yarayaciriweho. Mu yandi magambo, ibyamukoreweho byose nawe nibikuzaho ujye uhita wibuka. Icyatumye rero aguhamagara kwari ukugira ngo akubabarire ibyaha. Yesu afite imbabazi zose z'ubuzima bwawe bwose n'iz'ibyaha byawe zose. Amaze kukubabarira ibyaha nibwo yakoze misiyo. Aba bantu bari aha ngaha, yamanukanye n'ababigishwa be, baramanukana. Mu buryo ki bamanukanye? Bari bagiye kureba uko akora. Yesu yaratwigishije uko akora, natwe nimureke dukore nk'uko akora. Amaze kumpamagara anoranyije muri aya magana menshi y'abanyabyaha, yarambwiye ngo umva rero Mukaribiya, misiyo nguhaye, genda uvugire ibyo abandi banze kuvuga, uzahamye ibyo abandi banze guhamya. Arangije arambwira ngo nkugize umuhigi. Haleluya. Arambwira ngo nugera ku mwami w'ishyamba, ndavuga intare, uzagenze gake, uzahige ariko ugire ubwenge. Arambwira ngo kandi nkugize umurobyi, nugera mu nyanja ugeze ku rufi runini, uzatwara urushundura gakeya. Mu yandi magambo, yarampaye ubwenge bwo kumenya uko ngomba gukora uyu murimo yampaye, kandi tubifatanije. Arambwira ngo mwana wanjye, nzakujya imbere, nzakujya imbere, nzajya mbana nawe, nungisha inama nzakugira inama, nunyoboza inzira nzakuyobora inzira. Ndicyari ku ntego yo kuvuga ngo yanoranije mu magana menshi y'abanyabyaha, angabira umurimo. Umurimo rero yangabiye, ngomba kwihangana nkamuhamiririza, ngomba kwihangana nkamuvuga neza. Yarakomeje angirira neza, amaze kumpagakiza, amaze kuntreninga, amaze kunyigisha, amaze kumfata, amaze kuncura, amaze kunagura. Arambwira ngo rero viwanyu, 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 epfiri inyuma y'ishyamba, uzamuke mu mujyi wa Kigali, ugende ujye kunkorera. Arambwira ngo kandi iyi Kigali ugiyemo n'irimbi ry'abahanuzi. Arambwira ngo ugire amaso, wibete, umpamagare, unyigane nkuko nasenze, kuko nagukuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Niyo mpamvu uyu munsi ntagomba gukerensa imbabazi Yesu yangiriye. Ngomba kwihangana, nakambakamba nkazibamo, nagenda ntera ibitambwe nkazibamo, naguruka nkazibamo, nagenda nk'umuntu ucumbagira nkazibamo. Mu yandi magambo, abo bantu bose bagomba kwihangana bakagendera mu mbabazi z'agakiza k'Imana. Ngarangije ngo kandi ku murongo wa 18 ngo kandi n'abababazwaga n'abadayimoni arabakiza. Abantu bose bashakaga kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Imana ishimwe. Niba uzi ko hari imbaraga iva muri Kristo ikagukiza, akaba atari twebwe tukaba twarabibonye ku ntumwa amanukanye nazo, abantu bose bamugose, ndashaka kukubwira ngo kuko bamenye uwo ari we
niba nawe waramaze kumenya uwo ari we, ndagira ngo nkubwire ngo byigana umukoreho, kuko imbaraga iri muri we irakiza. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo umutima wawe uhugukire kumenya Imana. Nanjye nakoze kuri Yesu. Imbaraga rero igenda iva muri we niyo imbashisha kuvuga ubutumwa, niyo imbashisha kwitwa umuhanuzi, niyo imbashisha kugenda mu misozi, niyo imbashisha kuvuga ijambo rivuga ngo abajyana nawe gutabara nibo bazagabana umugisha, niyo imbashisha ambwiye ngo fasha uyu murwayi, ambwiye ngo tegeka, ambwiye ngo bohoza, ambwiye icyo ambwiye cyose. Imbaraga iri muri we kuko nabyiganye nkamukoraho, niyo imbashisha. Ahari nawe rero hari igihe wumvaga wari wihebuye, ongera ugerageze umanuke nawe ugerageze umukoreho, ariko wongere wibuke hajya wahamagariwe ko wavuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Sigaho bamaso, rinda ibisigaye. Imana ikomeze igirete ikugirire neza. Narimba kumbuye kandi ndanabakunda. Icy'ingenzi ni uko ijambo ry'Imana rigomba guhaza imitima yacu. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ijambo ryawe ni ubugingo kandi ijambo ryawe rirabohora. Umaze gusengera kuri uriya musozi nibwo wamanutse mu rukerera utoranya abigishwa bawe, urabiyegereza, urangije unamanukana nabo, mujyana mu iteraniro. Babona ukuntu abantu bagukozeho gusa bakira indwara, la bistenesa ati daboze vonema. Babona ukuntu ukiza indwara kukoraho gusa. Kandi starebo intambwe ya mbere yo gukora kuri Kristo ni ukwanga ibyaha. Elisa labina mostaforia, urangije ukora ibitangazo, wabakijije indwara. Abari baramwe abadayimoni bakoze kuri Yesu babona imbaraga ibakuramwe abadayimoni, babakira imbaraga y'Imana. Ndagushimiye nanjye ko wamfashe kandi ukanyegereza, nkagira amahirwe ukantoranya. Zandinde gutakaza ayo mahirwe, kandi n'uwo dusengana wese, n'uwo dusangira ijambo, n'uwumva ubutumwa bwiza agira amatsiko yo kuvuga ngo kuko yantoye mu magana menshi y'abanyabyaha hari imbaraga iri muri wikiza. Imana ishimwe. Ndasabye kugira ngo rero buri wese ijambo ryawe rigere kure, rimubohore, rimugirire neza, kandi ikiruta byose uzaduha ubugingo buhoraho. Amen. Ndabakunda. Ni kuri Evangeliste Mukaribiya. Kora subscribe, ukoreshe ya dusangira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Murakoze.